nongeye kuguha ikaze mukunzi wa RW-KIGALI TV. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza. Muri iyi video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe kode z'ingenzi buri wese akwiye kumenya ku bw'umutekano we ndetse n'uwa telefone ye. Muri iki kiganiro rero ukaba uraza kumenya niba telefone yawe yaba ikurikiranwa na polisi. Ibyo byose uraza kubibona, cyangwa se undi muntu uwo ari we wese yaba akurikirana telefone yawe, haba ku byo uvuga, ku byo wandika. Ibi byose nibyo tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro, ndetse ku musozo turaza kuvuga ku mabanga abiri. Hari ibanga rya mbere rero, niba ucaginga telefone yawe igatinda kuzura, ntabwo ari ikibazo cya sharijeri yawe. Turaza kureba impamvu yabyo. Ucaginga telefone yawe igatinda kuzura, turareba ni iki wakora ugacaginga maze telefone yawe ikuzura vuba. Irindi banga rero turaza kurebera ku musozo w'iyi video. Ucaginze telefone yawe iruzuye, ariko nyuma yo kuzura umuriro ushizemo vuba. Ngo haye ikaze rero muri iki kiganiro. Njye ndi Jet, iyi ni RW-KIGALI TV. Muri iyi si ikoranabuhanga turimo, aho rigenda ryongera umunsi ku munsi, benshi usanga bisanze muri iri koranabuhanga, yewe nta n'umuntu ubahatiriye kurikoresha, ahubwo ari uko ubonye ko rikenewe muri ubuzima bwa buri munsi. Abantu benshi bafite telefone ngendanwa, abandi bafite mudasobwa n'ibindi bikoresho bitandukanye bituma tugira isi yose mu biganza byacu. Reka twivugire kuri telefone dukoresha umunsi ku munsi mu buzima bwacu. Ubundi telefone benshi bazitunga ngo bahamagare, cyangwa se ngo twandikirane, ndetse no gukurikira amakuru y'ibibera hirya no hino ku isi. Gusa ibi hari telefone zitabikora, aho usanga bikorwa na smartphone gusa. Hari izindi telefone ngendanwa kandi zibereyeho guhamagara, kwandikirana ubutumwa bugufi, ariko zikaba nta bushobozi zifite nk'ubwa smartphone. Benshi batunze telefone ntabwo tuzi kuzikoresha 100%, yewe nta na 50% tuzi ugereranyije n'ibyo twakabaye tuzikoresha. Ushobora gukurikiranwa ibyo wanditse byose, hari undi muntu ubibona, abo uhamagaye n'ibyo ushaka ko kubwira abo bantu, ugasanga undi muntu uri kubyumva. Hari kandi n'ushobora gukurikirana akakwiba imibare yawe y'ibanga ukoresha nko muri mobile money, banke, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zawe, kandi wowe ntubimenye ko hari undi muntu winjira muri phone yawe ari kure. Ibi rero byose nibyo hano kuri RW-KIGALI TV twabateguriye. Tugiye kubagezaho zimwe muri kode ushobora gukoresha kuri telefone yawe, ukabasha kwirindira umutekano ndetse n'uwa telefone yawe. Duhereye kuri kode ya mbere, hari kode akanyenyeri urwego 21 urwego, akanyenyeri urwego 21 urwego. Iyi kode iyo ushyize muri telefone yawe ubasha kumenya amakuru wibwa n'ayariyo, umenya kandi niba ubutumwa wohererezanya n'umuntu ari wowe bugeraho koko, ko nta wundi muntu ububona, ndetse ukamenya niba nta wundi muntu wumviriza ibiganiro byawe ukora kuri telefone yawe. Iyi kode kandi inakwereka nimero ikwiba ayo makuru. Kode ya kabiri ni akanyenyeri urwego 62 urwego, akanyenyeri urwego 62 urwego. Hari igihe ushobora kuburaho ukabona icyumweru kirihiritse nta butumwa bugufi ubona, cyangwa nta muntu uguhamagara. Nyamara bishobora kuba bakwandikira ubutumwa bugufi cyangwa baguhamagara, ariko bikigira ku yindi nimero. Iyi kode rero izagufasha kumenya niba nta wundi muntu witaba igihe baguhamagaye, cyangwa ubutumwa bakwandikiye bwigira ahandi. Icyo gihe uwo muntu niwe witaba abaguhamagaye, ndetse akanabasubiza ubutumwa bugufi bakwandikiye. Iyi kode kandi inakwereka nimero igukora ibyo bintu. Hari kode y'ingenzi rero ya gatatu, urwego 00 2 urwego, urwego 00 2 urwego. Iyi ni kode y'ingenzi cyane kuko niyo ikuraho ibi byose tumaze kubabwira haruguru. Igihe wumvirizwa, igihe hari undi muntu wa gatatu ukoresha telefone yawe, ihita ibikuramo byose. Ni ukuvuga ngo iyo wasanze hari abantu bakumviriza twavuze haruguru,
ugashyiramo iyi kode ihita ibihanagura ndetse nta wundi muntu wongera kwinjira telefone yawe mu buryo bworoshye. Ibi bintu ndi kubabwira bibaho. Kera nigeze kubakorera video nanabereka abantu banyumvirizaga n'ukuntu nahise mbakuraho. Ibi ngibi nawe bigerageze, ushobora kuba wibwa amakuru yawe. Kode ya 4 ni akanyenyeri urwego 0 urwego, akanyenyeri urwego 0 urwego. Iyi nayo ni kode y'ingenzi cyane kuko igufasha kumenya email cyangwa se International Mobile Equipment Identifier telefone yawe. Iyi email ni imibare 15 ibiranga telefone yawe ku buryo wayikoresha igihe yibwe ukaba wamenya uyifite nta telefone ku isi zihuza iyi mibare. Bivuze ko rero buri telefone igira iyayo. Kumenya email ya telefone yawe rero ni ingenzi cyane kuko uretse no kuyimenya uba ugomba kuyibika ahandi hantu hatekanye hatari muri iyo telefone kuko uyikenera ari uko bayikwibye. Bityo rero ni byiza kuyandika nko mu ikayi ukayibika mu rugo ahantu hizewe cyangwa ukayishyira kuri email yawe. Iyi email iyo ujyanye kuri polisi wibwe nka telefone, polisi ako kanya ihita imenya aho telefone yawe iherereye. Urumva ko ni ingenzi cyane kumenya iyi kode kugira ngo umenye email yawe. Hari rero na the James Bond code nizo tugezeho ndetse izi kode zikaba ari ingenzi ndagira ngo uzumve witonze. Ni kode zihari ariko nazo zibasha kukumenyesha niba hari undi muntu ku ruhande ukwiba amakuru ayakuye muri telefone yawe. Zimwe muri izi kode ni izi zikurikira. Kuri wowe ukoresha iPhone, kode ni akanyenyeri 300 urwego 1234 urwego akanyenyeri. Kuri Android ni akanyenyeri urwego 466 urwego akanyenyeri cyangwa akanyenyeri urwego 19732864 urwego akanyenyeri. Igihe umaze gushyiramo izi kode bitewe na telefone ukoresha, urahita ujya handitse UMTS Cell Environment, nurangiza ukurikizeho ahanditse UMTS info. Iyo birangije uhita wandika kode zirahanditse Cell ID. Izo kode nizo zikwereka umunara wihuzanzira uri gukoresha kuko burya telefone ifatira network ku munara uri gutanga network nyinshi, mbese uri gukoreshwa n'abantu bake. Nyuma y'ibyo rero subira inyuma ujya handitse info, numara kuhagera ujya handitse saving PLMN. Nuhagera urabona izindi kode zihari, nurangiza wandike kode zirahanditse LAC cyangwa se local area code. Umaze kubona ya mibare rero yo kuri Cell ID twavuze haruguru ndetse n'iyo kuri LAC cyangwa se local area code, jya muri browser, ushobora kujya muri Chrome cyangwa Opera Mini, ushaka website yitwa opencellid.org. Ni website yitwa opencellid.org. Numara kuyifungura irahita iguha umwanya wo gushyiramo za kode ebyiri twabonye haruguru, Cell ID na UMTS info. Numara kuzishyiramo rero urahita ubona umunara uri gukoresha ku ikarita aho uherereye neza. Iyo ubonye Cell network uri gukoresha iri kuva ku cyitwa mobile based station, mbese ugashyiramo za kode ntubone umunara uri gukoresha, ahubwo ugasanga iri kuva kuri mobile based station, icyo gihe ugomba kurya uri menge. Mobile based station ni iki? Ubundi mobile based station ni utumodoka tugenda dutanga network mu bice by'icyaro hatagera network y'iminara, bityo hakaba hari imodoka zabigenewe rero zigenda zinyura muri ibyo bice zitanga network. Bivuze ko biba ahantu ho mu cyaro cyane. Utu tumodoka ntabwo watubona mu mijyi nka Kigali n'indi iyunganira. Niba rero uri nko mu mujyi wa Kigali ukabona uri gukoresha network iturutse kuri mobile based station, icyo gihe uzamenye ko hashobora kuba hari umuntu winjiriye telefone yawe, ukaba wahita ujya kuri ya kode twababwiye ya 3 ikuramo byose ikabihagarika. Ni byiza rero ko batunze telefone za Android
kujya bashyiramo antivirus kuko zirinda virusi zishobora kwiba amakuru yawe ari muri telefone. Urugero, hari virusi yo muri telefone yakozwe n'Abanyamerika yinjira muri telefone yawe igakusanya amafoto yawe yose, aho wifotoreje, inzu wari urimo, mbese ikafata amakuru yawe yose. Nyuma y'ayo mafoto n'amakuru rero iyagira 3 dimension, yarangiza igakusanya n'imibare y'ibanga yawe ukoresha muri banki n'ahandi, ubundi ikohereza muri Amerika ku bakoze iyo virusi bagatangira kukwiba. Iyo bakoresheje iyi virusi rero igusiga iheruheru. Ni gute namenya ko telefone yanjye yatangiye gukurikiranwa n'inzego z'umutekano cyangwa se ziperereza? Bibaho kenshi na hano mu Rwanda, ukumva umuntu yakoze icyaha ku mbuga nkoranyambaga ariko ukajya kumva ngo bamufashe. Icyo gihe rero inzego z'umutekano ubusanzwe zikorana bya hafi n'ibigo by'itumanaho bimwe bitugurisha za simukadi. Iyo rero watangiye gukekwaho ibyaha n'inzego z'umutekano zifite ububasha bwo kujya kwaka amakuru yawe kuri icyo kigo cy'itumanaho, kenshi basaba amakuru yo mu mezi 3 ashize. Ni gute rero uzamenya ko watangiye gukurikiranwa cyangwa uri kumvirizwa kuri telefone yawe? Ikigo cy'itumanaho n'inzego z'umutekano bakoresha ikoranabuhanga rihambaye ku buryo utakoresha za kode ngo ube wamenya niba bagukurikirana. Kugira ngo umenye ko inzego z'umutekano rero ziri kukumviriza, akenshi uzaba uri kuvugira kuri telefone yawe, uzumva iri gusamira cyane mu buryo butari busanzwe, ukumva hari kuzamo urusaku nawe utazi aho ruri kuva. Kuba telefone yawe ishiramo umuriro vuba cyane kandi bitari bisanzwe, gushyuha kwa telefone igihe uri kuyihamagariraho bitari bisanzwe kandi telefone nta kibazo ifite, menya ko wumvirizwa. Ikindi kandi, igihe wizeye telefone yawe ko ari nzima nta kibazo ifite, ariko ukajya ukabona iri kwizimya ikongera ikiyatsa utabigizemo uruhare kandi irimo umuriro uhagije ari na nzima, jya umenya ko bari kuyinjiramo. Uko wakwirinda kwibwa amakuru rero no kwinjirirwa muri telefone yawe: irinde koherezanya amabanga yawe mu butumwa bugufi kuko biroroshye kubuhakinga. Ahubwo biba byiza gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko zo zifite umutekano. Imbuga nkoranyambaga zifite umutekano cyane ni nka Telegram na WhatsApp kuko zo biragoye ko umuntu yakwinjira muri konti yawe. Irinde gushyira application ipfuye kuboneka muri telefone yawe kuko hari nyinshi ziba zitizewe, ziba ari inzira yo kwibwa amakuru. Akenshi usanga zimwe zinijyanamo ntumenye igihe wayishyiriyemo, zituyikuramo rero vuba na bwangu. Irinde gufungura link zarizo zose. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hagenda hakwirakwira link zigusaba kuzifungura ngo utsindire ibihembo cyangwa se ubone amafaranga. Izo ntuzazifungure. Kenshi usanga ari sosiyete zikomeye z'ubucuruzi ngo ziri gutanga amafaranga, internet y'ubuntu cyangwa se impano ku bakiriya bazo, ariko mu by'ukuri wabaza izo sosiyete zikavuga ko ntabyo zizi. Izo link rero ni byiza kwirinda kuzifungura. Irinde internet y'ubuntu cyangwa se free wifi kuko hari izikoreshwa zigamije kwiba amakuru y'abantu. Nkuko nari nabikubwiye rero ku musozo w'iyi video, kugira ngo winjize umuriro vuba muri telefone yawe utagombye kuyizimya, ukanda ku kamenyetso k'indege kaba kari ahagana hejuru, hahandi ushyira urutoki ukamanura kugira ngo urebe ibintu bitandukanye ukenera birimo kongera, kugabanya urumuri, gukoresha bando n'ibindi. Mbese mu yandi magambo ushyiramo ka airplane mode. Niba unashaka ko umuriro udashira vuba rero muri telefone yawe, gabanya urumuri rwayo ujye hejuru cyangwa se ushyiremo wallpaper yijimye cyane kuko ifite amabara menshi kandi irimo urumuri rwinshi, bituma umuriro ushira vuba. Iki ni Jet Get TV, njye ndi Jet, nibyo twari twabateguriye kuri uyu munsi. Bye bye.